nk'igihe atwite ageze mu gihe cyo kubyara aba ategerezanyije amatsiko menshi umwana uri mu nda. Ni ibintu bitoroshye kubyakira iyo umenye ko umwana wawe yavutse ari autiste. Abaganga ntibemeza cyangwa ngo bakane ko ari indwara cyangwa ari ubumuga, kuko ngo yigaragaza mu buryo bwombi. Kugeza kuri ubu kandi nta zina ry'ikinyarwanda igira. Autisme. Autisme ni iki? Iterwa n'iki? Ese umuntu udakurikiranwa hakiri kare afite ikibazo cya autisme ingaruka zimugeraho ni izihe? Autisme ni indwara ivukanwa ikigaragaza mu gihe umwana atangiye kugira amezi 8, kuko aba atagerageza kuvuga nk'uko bigenda ku bandi bana batabifite. Gusa abana bayifite imyitwarire ntibisa, ariko usanga bakora ibintu binyuranye n'iby'abandi barimo, kuko aba atarumva neza impamvu yabyo, kandi ngo bagira kudindira mu bwenge. Iyi ndwara ifata ku gice cy'ubwonko bw'abana bato ikababuza kuvuga, ndetse banavuga ntibavuge neza. Ibabuza kwisanzura mu bandi kuko bahora bigunze ndetse bagahorana ubwoba muri bo. Autisme ihera mu bana bakiri bato, aho umwana ashobora kuyivukana ariko ikazamenyekana ageze mu gihe cyo gutangira kuvuga. Iyo umwana adakurikiranywe rero irakomeza akayikurana ndetse akazayisazana, ari nako ibimenyetso byayo bikomeza gukura. Indwara ya autisme yatangiye gukorwaho ubushakashatsi mu myaka y'1960. Nk'uko urubuga Journée Mondiale.com rubigaragaza, ku isi umuntu umwe ku bantu 150 usanga afite ikibazo cya autisme. Bavuga kandi ko ari uburwayi umuntu atavuga ko bukira burundu, ahubwo ubufite yigishwa uko abana nabwo, akagira iby'ibanze amenya n'ibyo yabasha kwikorera. Mu Rwanda nta mibare igaragaza abana baba bafite iki kibazo, uretse ko bagifashirizwa hamwe n'abandi bana bafite ubumuga bwo mu mutwe. Mu gihe cyo gukura no gushabuka, umwana uyifite arangwa no kwigunga, guceceka, kugaragaza kwiheba no kudasubiza muri byose. Nk'uko bitangazwa n'abaganga batandukanye, ngo iyi ndwara ifata mu gice kigize ubwonko bw'umuntu, igatuma agira imyitwarire idasanzwe nko kugorwa no kuvuga, kwigunga, kubura umurongo nyawo n'imigirire y'ubuzima bwa buri munsi. Kutegerana n'abandi bantu ngo arebane nabo mu maso, kugira ibyiyumviro bidasanzwe haba ku mubiri, guhumurirwa, kumva no kubona. Umwana ufite iki kibazo kandi akunda kugira amakimbirane n'abandi bana ndetse n'ababyeyi, aho usanga arangwa no kubagana cyane, kwiruka n'amahane menshi. Umwana ufite ikibazo cya autisme kandi ngo usanga ahugira cyane ku kintu arimo gukora, ugasanga yatwawe nacyo, washaka kukimubuza cyangwa kukimukuraho akabyanga. Abo bana kandi bagira ikibazo mu mitekerereze, aho usanga bakora ibintu bitari ku rwego rwabo. Cyangwa n'abandi babana n'umwana nibo ba mbere bamenya ko umwana afite ikibazo cya autisme, bashingiye ku mikurire n'imyitwarire ye, uko bahorana nawe umunsi ku wundi, kuko atari indwara kwa muganga basuzuma ngo bayibone nk'uko basuzuma izindi ndwara, ahubwo yemezwa hashingiwe ku bimenyetso umwana agaragaza. Icyakora umwana uyifite iyo amenyekanye hakiri kare, ngo ashobora kwitabwaho, cyane cyane agakenera umuntu umuhora hafi, umumenyereza imyitwarire myiza, ku buryo uko akura ashobora guhindura agakurikiza ibyo atozwa. Impuguke muri autisme Rosine Kamagaju, wabyize akanabikoramo igihe kirekire mu Bufaransa, unakuriye Autisme Rwanda, ikigo cyita kuri aba bana, avuga ko ubushobozi bukiri buke.
kuko ngo ari igikorwa gihenda cyane, ariko ngo iyo umwana yitaweho hakiri kare hari ibikosoka. Akomeza avuga ko iyo ababyeyi bamaze kubona icyo kibazo ku mwana wabo, hari abavuga ko ari amarozi, abandi bakabakubita cyane bitewe n'imyitwarire yabo, ariko ngo ibyiza ni uko bagana abaganga babizobereyemo. Bimwe mu bibazo ababyeyi bafite abana bahura nabyo birimo kutabitaho nk'uko bikwiriye, bazi ko bafite ibibazo bindi, cyangwa ntibanamenye ko bafite ikibazo cya autisme, bakakimenya indwara yarafashe indi ntera. Nubwo nta muti uzwi kuri iyi ndwara, ubushakashatsi bugenda bukorwa kugira ngo haboneke umuti ufite ubushobozi buhambaye ku wari usanzwe ukoreshwa mu kugabanya ikibazo cya autisme. Mu mwaka w'ibihumbi 2017, Dr Robert Navio, co-directeur ukurikiranira hafi iby'iyi ndwara muri kaminuza ya San Diego, yakoze ubushakashatsi ku muti wari umaze imyaka 100 witwa Suramine, abukorera ku bana barwaye indwara aho bagiye bahabwa kuri uyu muti. Nyuma yo guhabwa kuri uyu muti ngo byaje kugaragara ko bamwe mu bana bawuhawe batangiye kumenya kuvuga neza. Mu cyumweru kimwe gusa bahawe uyu muti, aho bavuze amwe mu magambo batari barigeze kuvuga, ndetse ngo banagaragaza imyitwarire myiza mu bandi. Uretse ibyo kandi ngo ababyeyi b'umwe mu bana bahawe uyu muti baje gusanga mu byumweru 6 gusa umwana wabo w'imyaka 14 yarahindutse cyane, kuko yabashaga gukina na mukuru we, abasha kubonana na muganga imbonankubone kandi ubusanzwe bitajyaga bibaho, ndetse atangira no kwiga kuvuga neza. Nubwo byagaragaye ko Suramine ari umuti ushobora kuvura autisme, ariko ngo nturajya ku isoko mpuzamahanga ku buryo bwemewe n'amategeko, bityo rero nta muti uzwi uhari ushobora kuvuga ko uvura autisme. Autisme Rwanda ivuga ko mu Rwanda iyi ndwara igenda yibasira benshi mu bana bo mu miryango imwe n'imwe ifitanye amakimbirane, ariko umwana akarinda akura ababyeyi bataramenya ko afite iki kibazo. Nk'uko urubuga Santé Mondiale rubitangaza, ngo iki kibazo kigenda cyiyongera ku isi umunsi ku wundi. Ngo umunaniro ukabije, guhangayika cyane, kurwaragurika, kugira umunabi n'ibindi bisa nabyo ku mugore utwite ngo nabyo bishobora gutera ikibazo cya autisme. Ku mwana atwite, ababyeyi bafite abana barwaye iyi ndwara barasabwa kutabatererana cyangwa ngo babitiranye n'abarwaye indwara yo mu mutwe, ahubwo bakabajyana mu bigo bishinzwe kubitaho bikabafasha kumenya kubana n'iyi ndwara, kuko ngo nubwo idakira ariko uyifite yigishwa kubana nayo, ubuzima bugakomeza ndetse nawe akaziteza imbere. Nadusoreje iki kiganiro mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Olive Umutoni. Iyo ni Ability Gap TV. Turabashimiye.